Yes, reka nongere mbifuriza amahoro y'Imana ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri The Bridge TV. Nanashimira abakoze subscribe kandi nawe utarayikora uyikore kugira ngo dukomeze tubane mu nama za buri munsi, amasomo, ibiganiro biduhugura ndetse bikanatwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye. Buri munsi ni ukwiga rero, iyo ubyutse uri muzima ugatera akaguru bigakunda, watera akaboko bigakunda, uba ukiri wa mukandida wo gukomeza gushaka ibyiza nubwo n'ibibi bitwataka, ariko nyine turakomeza tugahasoringa, turakomeza tukabisaba Imana ikabidushoboza, twiga n'amasomo agiye atandukanye tekinike. Nubwo kuba ku isi byagaragaye yuko nta foromire yaho, ariko hari amayeri menshi yo kuyibaho kugira ngo dukomeze dufayitinge kandi binakunde. Nta kundi rero wabigenza utagiye usoma ibitabo, utagiye wiga amasomo agiye atandukanye nk'ibi biganiro tuba turimo gukora, utagiye ubaza bagenzi bawe uko ibintu bimeze, ntiwihugireho ngo wumve yuko ibintu byose ari wowe ufite ubushobozi bwo kubikora, ahubwo hari abandi babishoboye, hari abandi bakurusha ubumenyi, hari abandi babiciyemo bagomba kuguha ubuhamya nawe ukumva urakomeye. Niyo mpamvu rero tuza hano tukareba amasomo agiye atandukanye y'ubuzima, ibiganiro, ubuhamya bw'abandi, ibindi abantu baba baraciyemo kugira ngo bagere aho bageze. Ibyo byose nibyo bidushoboza nyine ndetse bikanatwubaka kugira ngo dukomeze twavanse. Kora subscribe rero, urugendo rwaratangiye, dukomeze twiyungure ubumenyi bugiye butandukanye. Hanyuma rero uyu munsi ikintu kinzanye aha ngaha ni ukuza kwiga n'ubundi, ariko by'umwihariko ndagira ngo tugaruke buriya mu buzima bwacu twese. Iyo mvuze twese ni muri rusange, kubera yuko byagaragaye yuko ubundi ikiremwa muntu muri rusange, yaba mu Rwanda ndetse no ku isi yose, usanga akenshi ibibazo duhura nabyo, by'umwihariko ibigendanye no kwiteza imbere, akenshi usanga tubihuriyeho. Abantu ntabwo turi bamwe bitewe n'aho twabyirukiye, bitewe n'amazina yacu, bitewe nyine n'ibyo dukunda akenshi, ariko akenshi usanga ibibazo bigendanye no kuba twaba dufite ubushobozi runaka cyangwa hari ibyo twifuza, kwifuza kwacu akenshi usanga guhuye. Ari nayo mpamvu rero akenshi kugira ngo utere imbere cyangwa kugira ngo ugire ibintu ugeraho abandi bagezeho, busaba kubabaza inzira baciyemo, busaba kubabaza ese ibibazo bigenze gutyo umuntu abyikuramo gute. Niyo mpamvu tuza hano natwe tukavuga tuti reka turebe ese ni gute twabigenza. Uyu munsi tuje kwiga red flag. Red flag tuje kwiga cyangwa ibintu utakagombye kuba ukora nyine kugira ngo wavanse utere imbere. Twarebeye hamwe ingingo eshanu y'ibintu utagomba gukora mu gihe wifuza gutera imbere, mu gihe uri muri rwa rugendo rwo gushaka amafaranga rumwe twita haso. Hari ibintu bitanu wakagombye kwirinda. Ibi ngibi impamvu tuba twabizanye, akenshi usanga ari ibintu bihuriweho n'abakire benshi cyangwa n'abantu bagezeyo, hanyuma bakavuga bati niba ushaka gutera imbere iki kintu kireke. Iyo ikintu rero ubonye abantu batanu baragihuriyeho, kandi ugasanga bari mu bamwe muri bandi twita abakire ba mbere ku isi, aba ari ikintu gikomeye cyane. Ikindi iyo usanze ari inyandiko nyine, ibitabo byinshi byagiye bivugaho, ugasanga ni ikintu ibitabo nka bitanu byanditseho kandi bigiye bitandukanye, aba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Niyo mpamvu tuba tuje aha ngaha kugira ngo turebe ese ibintu bimeze gute. Kwiga ni ukwigana, kwiga ni uguhozaho. Niyo mpamvu tuza nyine tukareba buri kimwe, tugasoma ibyo bitabo, hanyuma tugakusanya tukaza tukareba ese we wakuramo iki. Ikindi mu gihe tumaze kwiga, ntabwo uba uje ngo wige gusa uhite ugenda, ahubwo ikintu uba ugiye gukurikiza wowe icyo usabwa ni ukugenda ukicekinga, ukareba se biriya bintu bakoze koko cyangwa bavuze bimbaho, ese nabikosora gute, ese ibi bintu nkomeje kubikora ku mugani wanjye, ubundi usibye no kuba ibitabo bibivugaho cyangwa abakire babivugaho, hari inama z'abantu bagiye batandukanye, ubundi ngiye mbona ndi mu murongo mwiza. Nicyo tuba tuje kugira ngo tubivugeho, turebe ibyari bya nyuma. Rero mu buzima bwacu twese dufite ibikosa dukora, ariko bikosoka. Mu gihe wabikosoye birakosoka, mu gihe wakomeje kubiha intebe birakura bikakuviramo ikintu kibi. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitanu, niba ukibikora cyangwa ukabuza umuntu ubikora, byazagorana kugira ngo agire ikintu ageraho cyangwa atere imbere muri rusange. Ikintu cya mbere rero, abantu benshi turagikora. Ubwo uraza kubyumva kubera ko ni ingingo zigera kuri eshanu, ushobora gusanga icya nyuma ari cyo ukora. Niyo mpamvu usabwa kugira ngo ubikurikirane byose gatanu ku kandi. Ikintu cya mbere ni ukwigereranya n'abandi, ugashaka kubaho ubuzima bwabo. Icyo kintu turagikora cyane 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 noneho muri iyi minsi nk'imbuga nkoranyambaga zisa nkaho zatwibasiye, zisa nkaho ari zo zisigaye zidukontorora. We urabona umuntu mwaherukanaga mu myaka 2 ishize, mwaragendanaga ari umujene wawe cyangwa mwariganaga, ukabona hari ukuntu yifotoje ari ahantu ku mazi, yagiye ku Gisenyi cyangwa yasohokanye n'udukobwa, cyangwa nyine yaguze amasheni meza, yaguze imyenda myiza, arambaye, arifotoje, arapostinze, pureshi igahita ikuzamukana. Ari naho bavuga ngo urubyiruko rwinshi buriya ngo rusigaye
rwarafashwe n'agahinda gakabije, cyane cyane kubera ko nyine urubyiruko nirwo rubikora, nubwo nyine n'abantu bakuru wenda simbizi, ubwo mba mbivuze kubera ko njye aho ngaho ku rubyiruko bwo ndabizi. Umuntu abona mugenzi we yibereye ahantu cyangwa afite ibintu ari kwikorera bishimishije, agaragara neza, ugahita wumva wapanitse ugashaka kubaho nkabo, ugasanga n'amafaranga ukorera wenda si na menshi ku buryo wajya kubaho ubuzima nk'ubwabo, cyangwa niba ari menshi ufite byinshi byo kuyakoresha cyangwa byo kuyapangira, ariko ugashaka guhita ugura nk'ibyo wababonanye. Rero icyo kintu niba ukigikora ukumva yuko ukwiriye kubaho nk'abantu utazi aho babikuye, ntuzi ni ibya feke, ntuzi babiguze se, ntuzi babikodesheje, kubera ko hanze hari ahantu henshi bakodesha imyenda. Nagenda nkatira mugenzi wanjye cyangwa nkakodesha nkajya kwifotoza, then nkapostinga nanjye nkiyerukana uko ntari, ariko nyine akaba ariko nshaka ko bambona, cyane ko kubera imbuga nkoranyambaga dusigaye tugira ubuzima bubiri. Usigaye ugira ubuzima wowe ubwawe wiyiziho wibwizaho ukuri, na bwa bundi ushaka ko bakubonamo. Niyo mpamvu rero niba ukirebera abantu muri ya ndorerwamo y'ibyiza gusa ko babayeho neza, ukumva nawe niko ushaka kubaho, byazagorana ko watera imbere. Ikindi kintu cya kabiri, abo tubana mu buzima bwa buri munsi, ese ubana nani? Ni kwa kundi bavuga ngo mbwira abo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Ni ukuvuga ngo kwa kundi bavuga ngo ihene mbi ntawe yizirikaho inziza. Mu buzima bwa buri munsi tubamo tugira abantu badusubiza inyuma, by'umwihariko bitewe n'imico yabo, bitewe n'inama batugira, bitewe n'ubuzima bashaka kuducishamo. Ejo batujyanye mu house party tudafite 12, ejo batubwiye ngo duhahe ibi ngibi, ejo batujyanye nyine mu gusohokana n'udukobwa twa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose nyine hari ibintu uba ugomba kwiga ubundi kugira ngo nyine umuntu akire, cyangwa kugira ngo agire ikintu ageraho, hari ibintu aba agomba gutamba. Niba uzi yuko ikintu uri gushaka utagitambira igitambo, nta nubwo uba ugikwiriye, nyine urakireka kikagenda, abashoboye kugitamba bakagitambira bakikomereza. Ikindi kintu cya gatatu, ni ukutigira ku bantu bitewe n'amakosa bakora, bitewe n'ubuzima bacamo bwa buri munsi bugiye butandukanye. Aha ngaha turahatinda kubera yuko buri munsi buriya hari abantu bagenda bahura n'ibibazo, ariko natwe ugasanga natwe bitubayeho. Byandi bavuga ngo ubundi niba muri sosiyete tubamo, reka nere kuvuga mu Rwanda gusa kuko no ku isi yose bibaho, ugasanga umuntu arakubwiye ngo jya wigira ku makosa wakoze. Yego nibyo, niba wakoze amakosa ukongera ukayongera aba ari ikibazo, kubera ko nyine buri muri cya cyiciro cy'injiji, kuko umuntu nyine ukora ikosa naryigira akongera akarikora kabiri gatatu, ntago yaba afite ubwenge buzima. Ariko ugasanga niba mugenzi waguye mu ikosa umunsi umwe ukanamuseka ukamwereka yuko ibyo bintu yakoze ari bibi, ariko nawe ejo iryo kosa ukongera ukarigwamo, nabwo nyine twavuga yuko uri muri cya cyiciro cy'injizi. Biba bimeze nka kwa kundi umuntu ashobora kuba ari kugenda imbere, hanyuma yagera imbere agasitara, ibuye rikamukomeretsa, ukamuga ati se ntabwo wari uri kureba, wagera imbere nawe rya buye rimukomerekeje ukaba nawe urisitayeho. Nicyo kintu biba bivuze, kubera yuko niba udabasha kwigira ku makosa y'abandi ngo umenye ese niba uriya muntu yarageze hariya ni ibiki byiza yagiye akora, ni ibiki biba yagiye akora, wowe ugakomeza nyine kwiyumva yuko ari wowe wanyawe, ukiyakira. Cyane cyane ko buriya tumaze iminsi tunareba ibiganiro bigiye bitandukanye, buriya kwiyakira ukumva yuko uku kuntu umeze bihagije, nibyo bintu bya mbere bishobora kuba bituma utindahara mu bukene, cyangwa utindahara kuba nta mitekerereze ya danje yakugeza ku bindi bintu ufite. Hanyuma ikindi kintu cya kane ni ukutagira gahunda. Abajenizi buriya ikintu bita kutagira gahunda ishobora kuba ari nk'icyorezo, kubera yuko usanga hano hanze abana b'abajene kabisa, abagenerasiyo Z byaragoranye kubera yuko usigaye upanga n'umuntu, usigaye urangira umuntu ibintu ati genda ujye gukora ibi n'ibi n'ubu, ugasanga byagoranye, ugasanga n'ubundi ni kwa kumushyiraho pressure kugira ngo azabikore, nabwo bikaba intambara. Rero iki ni cyaha turi gushinjwa kenshi, mugerageze mukosore kuko ibintu byazagorana. Kandi aba baviye bacu bakuru nyine turabakeneye kugira ngo bagire ikintu badufasha. Niba rero nawe utagira gahunda, cyangwa nyine ukaba umuntu agupangisha ibintu ukipangira ibyawe, ntago ari sawa. Aka kantu mu gahindura, ubwo n'abajenizi mbwira cyane, kubera ko kutagira gahunda usanga abantu bakuru nyine cyangwa nyine abamaze kwiteza imbere bo kutagira gahunda kwabo aba ari izindi gahunda nyinshi bagize. Ariko niba uzi yuko ushaka gutera imbere ukiri gushakisha, gira gahunda 100%. Ikindi kintu cya gatanu gishobora gutuma usubira inyuma cyangwa n'utera imbere ni ugucika intege. Gucika intege rero iki ngiki ubundi aba ari ikizami cy'ubuzima, kubera yuko ubundi mu buzima busanzwe gucika intege cyangwa nyine kuva ku bintu ukavuga ngo biranze, kwa kubura kwihangana, abantu benshi dukunda guhura nabyo cyane cyane mu nzira zose ducamo.
kandi bigaragara yuko nyine abantu benshi bagezeyo mu nama zabo bagaruka yuko niba ucitse intege cyangwa ugahagarika gukora ibyo wari urimo, ni hahandi uba utakaye. Kuko hari n'abantu benshi baba bajya batugira inama, by'umwihariko wenda reka ngaruke ku rugero rw'abantu bashaka nko gukora nk'imyidagaduro, imiziki, umupira w'amaguru se, utuzi tugiye dutandukanye. Kuko hari nk'umukinnyi ushobora kuganiriza akakubwira ati njyewe nakinnye wenda match 200 ntarahembwa, ndi kwishakisha ndi umuhashyi, ngenda bakampa itike gusa, nakoze amakonseri ntahembwa, naragerageje nkajya nshaka kujya kuri stage bikanga, ariko ubu ngubu siri kugeza ubu ngubu meze neza mu bijyanye n'amafaranga, mu bijyanye n'ubwamamare, abantu barankunda. Ariko yabanje kukubwira ko nyine byabanje kugorana, ariko agashyiraho ya consistency guhozaho bimwe twahoraga tuvuga mbere, agahasoringa nyine ibyo byose akabasha kubicamo. Gucika intege rero bifatwa nk'aho ari ikizami kiba kigutsinze, kuko no mu mana no mu iyobokamana usanga akenshi bagaruka ku kintu bita iyo ubuze kwihangana nyine aba ari hatari, ikigeragezo kiba kikunaniye. Mu iyobokamana ho babyita ibigeragezo. Rero twavuga yuko iyo ubuze kwihangana uba utsinzwe n'ikigeragezo cyangwa ikizami uba wahawe kugira ngo ubashe gutera imbere. Rero aya masomo yose uba ugomba kuyakurikiza. Twebwe icyo tugusaba no gukora subscribe, kandi niba wumvishe amasomo nk'aya ngaya ugenda wisuzume umenye ese njye ni igiki nabikoraho. Ese ku mugani usibye no kumva ziriya nama, njyewe inzira nari ndimo hari ikintu yangezaho, ese ndabikosoraho iki, ndakora iki kugira ngo bimvemo? Genda ukore check, umenye ngo ni igiki ukeneye, umenye ngo ni ibiki nahindura mu buzima bwanjye. Ibyo bintu bitanu nusanga hari ibyo ukoramo, utangire wige kubireka gake gakeya, wiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Turi kumwe no mu bindi biganiro. Ukora subscribe, ukore share, utanga igitekerezo cyawe muri comment section, ukanda like, dukomeze tubane. Ngende Kivu West, ndabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza.